kuko ikimenyetso cya mbere kimenywe n'umwana w'intama habonetse ifarashi yera, iyo yari ihetse Antikristo. Ikimenyetso cya kabiri kimenywe n'umwana w'intama habonetse ifarashi yirabura isobanura inzara nyinshi ku isi. Ikimenyetso cya gatatu kimenywe n'umwana w'intama habonetse ifarashi itukura isobanura urupfu na kuzimu kwasama, kugira ngo bamire amapfa y'abantu benshi bari babaye no kumeneka kw'amaraso. Ikimenyetso cya kane kimenywe n'umwana w'intama humvikanye gutaka kw'imyuka, amajwi y'imyuka y'abaciwe ibihanga bazira ukuri, yavuze ngo ayi mwami we uzageza ryari kudahorera amaraso y'abera baciwe ibihanga bazira ukuri. Ikimenyetso cya gatanu kimenywe habonetse ndasubira inyuma gatoya kuri icyo kintu. Ikimenyetso cya mbere kimenywe habonetse ifarashi yera isobanura Antikristo, twari twasinze ifarashi y'ikijuju. Ikimenyetso cya kabiri kimenywe habonetse ifarashi yirabura isobanura inzara. Ikimenyetso cya gatatu kimenywe habonetse ifarashi y'ikijuju isobanura amaraso menshi kumeneka ku isi. Ikimenyetso cya kane kimenywe habonetse ifarashi itukura, niyo y'amaraso menshi kumeneka. Iyikijuju ni urupfu na kuzimu kwasama bakamira abantu benshi. Hanyuma mu kimenyetso cya gatanu niho humvikaniye gutaka kw'iriya myuka yavuze ngo uzogeza ryari mwami kudahorera amaraso y'abera baciwe ibihanga bazira ukuri. Ikimenyetso cya gatandatu nacyo nguko natangiye mbivuga cyamenewe mu gice cya gatandatu. Imirase yacu niyo yagaragaye, ariko amakuru yari akirimo yaje kugaragarira mu isura ya karindwi, kuko isura ya gatandatu zitubwira ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya gatandatu. Habayeho umutingito w'isi, haboneka n'ibicu za rukokoma, ariko mu isura ya karindwi niho haje kugaragara ibyari mu kimenyetso cya gatandatu. Hagaragayemo ibintu bibiri uko twinjiye mu isura ya karindwi. Icya mbere hagaragayemo ba bantu 144,000, intore zatoranyijwe mu nzu 12 za Yakobo. Harongera kandi hagaragaramo ubusho bw'abantu benshi cyane, imbaga nyamwinshi, nabo bazocibwa ibihanga bazira ukuri bo mu banyamahanga batari abayuda. Kera twazaga twumva ngo itorero nirimara kuzamuka, dore ko ryazamutse isura ya kane itangiye, ngo ku banyamahanga kabo kazoba karangiye ntawe uzongera kuronka agakiza. Ariko sibyo. Yego Imana yakoranye na Isiraheli, ariyo yatoranyije mu gihe cy'isezerano rya kera ngo bayishumureho, ivugira mu kanwa k'umuhanuzi ya Yesaya ngo bayibaretseho gato, iberekeza mu irugu hayo, twebwe abanyamahanga itwerekeza mu maso hayo. Nibyo by'iki gihe cy'isezerano rishyashya, aho usanga ari twebwe turi kwibera iby'Imana hamwe n'abayuda bake bake bagenda bizera Yesu. Ariko rero itorero nirimara kuzamurwa ku isi muri rusange, umwuka wera azoba asoje imirimo yiwe. Ubutumwa bwiza mu buryo busanzwe ntabwo buzoba buhaye buvugwa, ariko rero nibigera igihe Antikristo azotangira gutegeka abari ku isi bose ngo bemere bashirweho ikimenyetso cya 666 tuza dusanga mu isura y'13. Bamwe mu bantu b'amahanga yose no mu bayuda no mu banyamahanga, aba bose b'abanyantege nke batashatse gukurikira Imana muri kino gihe c'ubuntu, igihe cy'isezerano rishya cy'itorero, bazemera batanga ubugingo bwabo kuko bazoba babonye yuko ibyari byaravuzwe mu butumwa byari ukuri. Ikimenyetso kizabibemeza n'itorero kuzamuka, abo nabo bazapfa. Niyo mpamvu imibabaro ntizabiri muri Isiraheli gusa, izabiri no ku isi hose. Mu isura ya karindwi haba amasezerano yabo menshi meza cyane, kuko Imana yabavuzeho ngo ntibazongera kwicwa n'inzara ukundi cyangwa kubabazwa n'icyokere cy'izuba. Ibyo turatura gusanga mu mpanda 7 zavugijwe no mu nzabya 7 z'umujinya w'Imana.
mu isura y'11 rero nimwo havugiye impanda ya 7. Amakuru tuza tuyisangamo ni amakuru yerekeye antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, n'amakuru yerekeye babahanuzi babiri baza bitwa ngo imyelayi ibiri ari bo Mose na Eliya, baje kurogoya imigambi ya antikristo no guhangana n'umuhanuzi w'ibinyoma ibitangaza yari akora. Kuko mu isura y'11 hazatubwira ngo umuhanuzi w'ibinyoma yari akora ibitangaza birimo kumanura imvura, birimo kumanura umuriro, ibitangaza bitari byoroshye. Intego ari kugira ngo yemeza abari ku isi ko antikristo ari we Mana. Imana yabonye ko itarebera ivyo bintu, yohereza abahanuzi babiri, Mose na Eliya. Bamuhanuzi w'ibinyoma yakora ibitangaza nabo bagakora ibindi bisa nabo. Kandi ibyo nabyo zatewe nk'uko twabivuze, nuko ku isi hari abandi bantu aba baguma bumva ijambo ry'Imana muri kino gihe bakarigira amabaza nkuru, amabaza mpari, bakaba abanyantege ngende bari kurikira bakaryirengagiza. Torero nirizamuka bazicuza cyane, bazobabara. Niyo mpamvu igihe antikristo azotegeka ko bashirwaho ikimenyetso cya 666 bazanga kugishirwaho bagapfa babizira. Niyo mpamvu Imana itazareka ngo isi icure umwijima burundu wakabuti, ahubwo izohereza abahanuzi baze kurogoya imigambi ya antikristo no guhangana n'umuhanuzi we ibinyoma bakora ibitangaza nk'ibyo nabo azoba ariko akora. Uko niko bizagenda. Hanyuma rero cya kiyoka cyakera arico mwanzi na Satani cyabonetse cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10, kizatiza antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma imbaraga zo kugira ngo bice babahanuzi babiri Mose na Eliya. Bazobica, nibamara kubica imirambo yabo ntizashingurwa, hazoba hari impamvu. Tubaye ikaze inshuti za King Pass TV, aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Aho bitameze neza reka tubifurize kugubwa neza. Tugeze mu gice cya 2 hamwe na Dr. Kitoko Jonathan agiye kutubwira ku kindi gitabo, agiye kutubwira incamake z'igitabo cy'Ibyahishwe Yohana. Ngira ngo ntarenza cyane yivuga kuko simushasha kuri no televiziyo. Reka tumwakire ndetse atangire n'inyigisho. Tubaye ikaze. Murakoze cyane Yego bavandimwe banyiri televiziyo, ku rukundo rwanyu mwakunze Imana, mwakunze n'umurimo wayo, mukunda no gutangira iki gikorwa. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka dushimire Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo naseze tugirira neza, yaduhamagaye, yadutoranyije, yadukunze, yaduhaye umurimo wayo, yadutumye kuyikorera, tuvuga ngo izina ryayo niryogezwe. Ubundi kandi ndashimira abantu bose bazumva irijwi aho rizagera hose, mbasabira imigisha y'Imana kubana namwe yo mu mwuka, yo mu hantu ho mu ijuru, yo muri Yesu Kristo. Reka nshimire n'abandi bantu tutari kumwe hano bari ku isi hirya no hino, babashiye kugira ico bavuze ku gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniel turangije no ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Reka maze nshimire bari abagabo dusanga muri Bibiliya. Nshimire Yohana ubwe, iriya ntumwa y'umwami Yesu wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Nshimire na Daniel, kuko muri Bibiliya yera hari ibitabo mu isezerano rya kera n'ibindi mu isezerano rishya dusangamo ibintu biri symbolique. Ni mu buhanuzi bwa Daniel, mu buhanuzi bwa Yeremiya harimo symbolisme nkeya, mu buhanuzi bwa Ezekiel muri biriya bice bibanza guhera ku cyambere bika ku 12 tubisangamo. Mu buhanuzi bwa Mika, buhanuzi bwa Zakariya harimo ibintu bishika 10 nawe yavugiye mu marenga mu ngero zitandukanye.
twaza mu gitabo cy'ibyahishuwe tukasanga uyu Yohana. Hariho rero abandi dushimira, reka mpere kubo mu bwoko bwacu bafite icyo bakoze ku buhanuzi bwa Daniyeli n'ubuhanuzi n'igitabo cy'ibyahishuwe. Hariho Reverend Pasteur Masomo, hariho Dr Kavoma, abo numva ko banditse ibitabo bagize n'ibintu bakoze kuri ibi bitabo bigora abantu benshi kubyumva. Imana ibaho umugisha. Sabo bonyine nk'ubu muri telefone yanje, mu maflashe, muri laptop mfitemo ibitabo birenga 2,000. Muri ivyo harimo abakozi b'Imana benshi bo ku migabane itandukanye yo mwisi bafite ico bavuze bandika n'ibitabo kugira ngo babashe gufasha abantu koroherwa kumva ibiri muri ibi bitabo Daniyeli n'ibyahishuwe. Turangije kuvuga incamake guca ku mayange igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli guhera ku isura ya 1 gushika ku ya 12. Ubu rero umwanya uratugiye, ariko nubwo umwanya utugiye tunaniwe gusoza aha muri studio muri uyu mwanya tudaciye ku mayange igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Reka nkora icyo mu gifaransa bita grande esquisse, grandes esquisses. Haraho kandi babyita maide maîtresse, ahandi kandi bakabyita ma grande ligne, ahandi bakabyita skelete y'igitabo. Ni ukuvuga ni nka table de matière ngiye gukora. Ariko rero muzakenere yuko kuzongera kudutegera kuko Imana ibidufashije mu minsi iri imbere mike tuzagisesengura neza igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Yohana ndamukunda, reka mvuga ibigwi byiwe 10 n'imisago, kuko tudafite umwanya wo kwinjira mu masura n'amaverse. Reka tube nk'abavuga kuri Yohana mu ka introduction gatoya. Yohana uyu wahishuriwe ibi bintu, icyambere yabanje kuba umwigishwa wa Yohana umubatiza ataraba umwigishwa wa Yesu. Numwe mu bigishwa batatu basize Yohana umubatiza bahinduka abigishwa ba Yesu. Bahereye wa munsi Yohana umubatiza batiza Yesu, bumva amushingiye intahe ivuga ngo niwe gitambo kizima, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari ku isi. Ikigira kabiri, Yohana niwe wari mutoya muri babandi 12 Yesu yatoranyije muri za ntumwa, niwe wari ufite imyaka mike. Ikigira gatatu, Yohana yakundaga Yesu cyane. Iyo babaga bicaye yafataga umutwe wiwe n'umusaya wiwe akawegamiza mu gituza cya Yesu. Ikigira kane, Yesu nawe yaramukundaga cyane akamurutisha abagenzi biwe 11. Impamvu nuko Yesu nk'umuhanuzi w'Imana yari yarabirangirije kure yuko namara gupfa akazamuka akaja mu ijuru, mu bigishwa biwe abazashobora kwandika ibitabo Yohana ari uzandika ijambo rikuru muri Bibiliya yose, kuko yanditse ijambo tuzadusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe nawe mu gice cya 3 umurongo wa 16 rizarivuga nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikigira kane twavuga mu bigwi bya Yohana, Yohana yanditse ibitabo 5 muri Bibiliya. Yanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, yanditse igitabo cy'ibyahishuwe, yanditse n'inzandiko 3. Icya gatandatu twavuga kuri Yohana, Yohana niwe warambye mu bandi bigishwa bose 12 ba Yesu. Yapfuye akwije imyaka yariko yababa 100. Icya karindwi twavuga kuri Yohana, Yohana niwe wenyine utarabaye martirizi, utarishwe n'abantu azira ukuri. Yapfuye urupfu rusanzwe urwo tuzatwita irw'ikirago. Icyamwe nane twavuga kuri Yohana, Yohana nubwo nawatishwe ngo amaraso yiwe ameneka azira ukuri, ariko yahatswe kwicwa kenshi kuko abarwanyaga ubutumwa bwiza bagerageje kumutwika mu mavuta biranga, bagerageza kumwicisha inkota biranga. Icya 9 twavuga kuri Yohana nuko yatawe ku karwa ka Patimo.
uwakamutayeho n'umwamperere w'umuroma witwaga Domisiye, bitewe n'uko bari bamufashe nk'igihume cyananiye isi. Icya 11 mu bigwi bya Yohana. Yohana ni umwe mu bigishwa babiri Yesu yigeze gutuma igihe cya Pasika, arababwira ngo nibagende nibagera hariya barahasanga uwo yise Ntuze. Mu bundi butumwa hazavuga ngo barahasanga umuntu wikoreye akabindi, arababwira ngo bagende bamubwire ngo abarangira aho bategurira ibya Pasika, aho bari musangirire na mwigisha wabo. Icya 11, Yohana ni umwe mu bigishwa batatu Yesu yajanye nabo gusenga kuri wa musozi wera. Yajanye na Petero na Yohana na Yakobo. Ikigwi cya 13 cya Yohana ni umwe mu bigishwa batatu Yesu yajanye nabo gusenga mu gashyamba k'Igetsemane, ari bo Petero na Yohana na Yakobo. Icya 13 ndagira ngo niho ngeze. Yohana niwe wakurikiye Yesu ubwo bari bamaze kumufata hariya mu gashyamba k'Igetsemane, ntiyahunga ngo amusigirire nk'abari abandi 11, arinda ashikana nawe ku musaraba. Icya 15, Yohana niwe wamwigisha Yesu yabwiye ari ku musaraba ngo mwana umenye umubyeyi, abwira nyina Mariya ngo mubyeyi umenye umwana. Icya 16, Yohana niwe wahambye Mariya nyina wa Yesu. Hakurya muri Palestina barahunze. Icya 17, Yohana niwe amatorero yari muri diaspora yatumye habungera ngo baje kumubaza ivyerekeye ivyari byabajibaniye. Reka tugezaho. Hanyuma igitabo cy'ivyahishuwe gifite ibice 22. Mu gice cya mbere ijambo rikuru tuhasanga Yohana yeretswe Yesu Kristo ubwo yari ku karwa ka Patimo. Yerekwa Yesu Kristo yamubonye hibi ibintu bikurikira. Cya mbere umutwe we weraga nka sheregi. Cya kabiri amaso ye yasaga n'ibirimo ivy'umuriro. Cya gatatu yari afite inkota ityaye mu kanwa ikebera mu gihombe. Cya kane yari yambaye igishora cyera. Cya gatanu yari akenyeje umushume w'izahabu. Cya gatandatu imirundi we yasaga n'imiringa y'imiteke yatunganyirijwe mu ruganda. Cya karindwi yari afashe inyenyeri 7 mu kuboko kwe. Icya 8 yari hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Kandi Yohana yamaze gushika ku karwa ka Patimo aja ku munsi w'umwami. Ibyo byose tuzabisobanura uyu munsi, turiko turabivuga, ariko tuzabisobanura ku wundi munsi. Mu isura ya 2 n'isura ya 3 Yohana yahawe inzandiko 7 ngo azandikire. Yahawe ubutumwa ngo abwandikire amatorero 7 yari muri Aziya: itorero ry'Efeso, itorero rya Simurna, itorero rya Pergamo, itorero rya Tuatira, itorero rya Sarde, itorero rya Philadelphia n'itorero rya Laodikiya. Kandi ubwo butumwa kuri buri torero harimo amagambo 5. Ukuye amatorero 2, Simurna na Laodikiya, niyo atarakwije amagambo 5. Ariko Efeso, Pergamo, Tuatira, Sarde, Philadelphia ayo yakwije amagambo 5. Ese ayo magambo 5 yari ayahe? Ijambo rya mbere kuri buri torero hari izina Yesu yiswe. Ku rugero haraho umwuka wera yavuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'ibunaka, ngumva ibivugwa n'ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kwe, ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Kuri ndi torero izina rirahinduka, yitwa Ame, umuhamya w'ukuri kandi wizerwa. Kuri ndi torero izina rirahinduka, yitwa uwa mbere n'uw'imperuka. Kuri ndi torero izina rirahinduka. Ikigira 2, buri torero rifite ico ryashimwe. Ikigira 3, buri torero rifite ico ryagawe. Ikigira 4, buri torero rifite umuburo ryaburiwe cyabura inama ryagendewe.
ikigira gatanu buri torero rifite isezerano ryahawe. Ku rugero torero ry'Efeso ryahawe isezerano rivuga ngo unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Torero ry'Isimuruna rihabwa isezerano rivuga ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Torero ry'Iperegamu rihabwa isezerano rivuga ngo unesha nzamuha akabuye kera kanditseho izina ryiwe rishya ritazwi n'uwundi muntu. Irindi torero ryakurikiyeho rihabwa isezerano rivuga ngo unesha nzamuha kwambara imyenda yera. Irindi rihabwa isezerano rivuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana Data kandi ntabwo azarusohokamo. Itorero rya nyuma ry'i Laodikiya rihabwa isezerano rivuga ngo unesha nzamuha kwicarana na Data naje ubwanje ku ntebe y'ubwami. Ibyo nabyo tuzabinonosora neza. By'izo nzandiko zandikiwe mu matorero 7 dusanga mu isura ya 2 n'iya 3. Mu isura ya 4 Yohana yabonye ibizaba itorero ryaramaze kuzamuka. Icyo kidushubije inyuma gatoya, reka tuvuge si diviziyo y'igitabo. Igitabo cy'ibyahishuwe kagabuye mu bice 3. Igice cya mbere ni isura ya mbere yonyine. Inkuru nyamukuru ni Yohana yereka umwami Yesu. Igice cya kabiri ni isura ya 2 n'iya 3. Ijambo nyamukuru ririmo n'ubutumwa n'inzandiko ku matorero 7 yari muri Aziya. Igice cya 3 cy'igitabo ni isura ya 4 gushika ku ya 22. Ijambo rikuru ririmo ni inkuru z'ibyari kuzabaho nyuma. Ni ukuvuga ibizaba mu gihe cy'imperuka, ibizaba mu gihe eschatologique. Itorero ryaramaze kuzamuka. Icyo bikora iyo dusesenguye turondoye igitabo cy'ibyahishuwe dusanga bimwe muri ibyo biri mu bihera mu gice cya 4 byaramaze gutangira kuba kuko imperuka yatangiye mu kinyejana cya mbere. Mu gice cya 4 rero Yohana yabonye ibintu 11. Icya mbere yabonye ijuru rikinguka. Ni ukuvuga ngo itorero ryari rizamuwe. Icya kabiri abona intebe y'Imana iteretse mu ijuru. Icya gatatu abona uwari wicaye kuri iyo ntebe. Icya kane abona umukororombya wari uyigose. Icya gatanu abona ibizima 4 byari bizungurutse. Kimwe cyari gifite mu maso hasa naho intare, ikindi gifite mu maso hasa naho umuntu, ikindi gifite mu maso hasa naho igisiga cyitwa igiswa, ikindi gifite mu maso hasa naho ikimasa. Inyuma y'ibyo bizima 4 habona abasaza 24 bambaye ingofero zabo bahora bazikura, bakazitera imbere yicaye kuri ya ntebe bayiramya ngo niyahimbazwe Uwiteka Nyiringabo kuko ari we waremye byose. Icyatumye bibaho nuko ariko yabishatse. Icya 8 nanone Yohana yabonye imbere yicaye kuri ya ntebe hari inyanja y'ibirahuri izisobanura ubuntu bw'Imana. Icya 9 yabonye hejuru y'iyo nyanja hari amatabaza 7 yaka umuriro. Icya 10 yabonye hahora harabza uturabyo. Icya 11 yumvaga guhinda kw'amajwi y'inkuba, abona n'imyuka 7 ihora ihagaze imbere y'Imana. Yego mutegereze tuzabisobanura. Tugende mu isura ya 5. Mu isura ya 5 Yohana yakomeje kwitegereza yicaye kuri ya ntebe, abona mu ntoki zayo harimo agatabo gatoya gafatanisha ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ngo amare kukabona yumva ijwi rivugira kuri ya ntebe rigira riti ninde muntu ukwiriye gukora ibintu 3. Icya mbere kwenda kariya gatabo akagakura mu ntoki ziyicaye kuri ya ntebe. Icya kabiri kukabumbura. Icya gatatu kumena biriya bimenyetso 7 by'ubushishi bigafatanisha. Yohana areba mu ijuru habura umuntu ukwiriye, areba mu isi habura umuntu ukwiriye, areba ikuzimu habura umuntu ukwiriye, ararira. Icyamurijije yarijijwe nuko wabuze umuntu ukwiriye gukora icyo gikorwa. Akirira yumva ijwi rimuhorahoza riramubwira ngo wirira Yohana, dore intare yo mu bwoko bwa Yuda araneshe kugira ngo akore biriya bintu 3. Ngo ararame kureba yibwira ngo arabona igisa n'intare, abona igisa n'umwana w'intama waciwe igihanga urambitse ku gicaniro uri ku rutambiro. Yohana aratangara. Agitangaye ngo arebe ku rundi ruhande abona igitaramo cyo mu ijuru, abona igisirimba
abona imyuka y'abakiranutse, abona igicu cy'abamarayika, abona ingabo zo mu ijuru ko baririmba bahimbaza Imana bagira bati ntihahimbazwe Uwiteka Imana yacu n'umwana w'intama kuko yanesheje agahindurira Imana yacu benshi mu batuye kuri iyi si kuba abami n'abatambyi b'Imana kandi bazima mu isi. Iyo yari isura ya 5. Hanyuma hariyo biriya bimenyetso 7 byari bifatanyije kiriya gitabo Yohana yabonanye yicaye kuri ya ntebe mu isura ya 5. Ibyo bimenyetso kumenwa kwabyo reka kuvuge mu ncamake. Icyambere wabashije kubimena ariko gusobanura ibyari bihishemo ni umwami wacu Yesu Kristo. Kugira kabiri twabivugaho nuko kumenwa kwabyo kuza guhera mu isura ya 6 kukagera mu isura ya 8 ku verse ya 2. Mu isura ya 6 hamenewe ibimenyetso 6, ariko amakuru yari abirimo yagaragaye ku buryo burambuye n'ay'ibimenyetso 5 bitangira. Kuko ikimenyetso cya mbere kimenywe n'umwana w'intama habonetse ifarashi yera, iyo yari ihetse Antikristo. Ikimenyetso cya kabiri kimenywe n'umwana w'intama habonetse ifarashi yirabura isobanura inzara nyinshi ku isi. Ikimenyetso cya gatatu kimenywe n'umwana w'intama habonetse ifarashi itukura isobanura urupfu na kuzimu kwasama, kugira ngo bamire amapfa y'abantu benshi bari babaye no kumeneka kw'amaraso. Ikimenyetso cya 4 kimenywe n'umwana w'intama humvikanye gutaka kw'imyuka, amajwi y'imyuka y'abaciwe ibihanga bazirukuri, yavuze ngo ayi mwami we uzageza ryari kudahorera amaraso y'abera baciwe ibihanga bazirukuri. Ikimenyetso cya 5 kimenywe habonetse ndasubira inyuma gatoya kuri icyo kintu. Ikimenyetso cya mbere kimenywe habonetse ifarashi yera isobanura Antikristo, twari twasinze ifarashi y'ikijuju. Ikimenyetso cya kabiri kimenywe habonetse ifarashi yirabura isobanura inzara. Ikimenyetso cya 3 kimenywe habonetse ifarashi y'ikijuju isobanura amaraso menshi kumeneka ku isi. Ikimenyetso cya 4 kimenywe habonetse ifarashi itukura, niyo y'amaraso menshi kumeneka. Ikijuju ni rupfu na kuzimu kwasama bakamira abantu benshi. Hanyuma mu kimenyetso cya 5 niho humvikaniye gutaka kwiriya myuka yavuze ngo uzogeza ryari mwami, kudahorera amaraso y'abera baciwe ibihanga bazirukuri. Ikimenyetso cya 6 nacyo nguko natangiye mbivuga cyamenewe mu gice cya 6. Imirase yacu niyo yagaragaye, ariko amakuru yari akirimo yaje kugaragarira mu isura ya 7. Kuko isura ya 6 zitubwira ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 6, habayeho umutingito w'isi, haboneka n'ibicu za rukokoma, ariko mu isura ya 7 niho haje kugaragara ibyari mu kimenyetso cya 6. Hagaragayemo ibintu 2. Uko twinjiye mu isura ya 7, icyambere hagaragayemo ba bantu 144,000, intore zatoranyijwe mu nzu 12 za Yakobo. Harongera kandi hagaragaramo ubusho bw'abantu benshi cyane, imbaga nyamwinshi, nabo bazocibwa ibihanga bazirukuri bo mu banyamahanga batari abayuda. Kera twazaga twumva ngo itorero nirimara kuzamuka, dore ko ryazamutse isura ya 4 itangiye, ngo ku banyamahanga kabo kazoba karangiye ntawe uzongera kuronka agakiza. Ariko sibyo. Yego Imana yakoranye na Isiraheli, ariyo yatoranyije mu gihe cy'isezerano rya kera ngo bayishumureho, ivugira mu kanwa k'umuhanuzi ya Yesaya ngo bayibaretseho gato, iberekeza mu irugu hayo, twebwe abanyamahanga twerekeza mu maso hayo. Nibyo by'iki gihe cy'isezerano rishyashya, aho usanga ari twebwe turi kwibera iby'Imana hamwe n'abayuda bake bagenda bizera Yesu. Ariko rero itorero nirimara kuzamurwa ku isi muri rusange,
umwuka wera azoba asoje imirimo yiwe. Ubutumwa bwiza mu buryo busanzwe ntabwo buzoba buhaye buvugwa, ariko rero nibigera igihe antikristo azotangira gutegeka abari ku isi bose ngo bemere bashirweho ikimenyetso cya 666 tuzadusanga mu isura y'13. Bamwe mu bantu b'amahanga yose no mu bayuda no mu banyamahanga, aba bose b'abanyantege nke batashatse gukurikira Imana muri kino gihe c'ubuntu, igihe cy'isezerano rishya cy'itorero, bazemera batanga ubugingo bwabo kuko bazoba babonye yuko ibyari byaravuzwe mu butumwa byari ukuri. Ikimenyetso kizabibemeza n'itorero kuzamuka. Abo nabo bazapfa. Niyo mpamvu imibabaro ntizaba iri muri Isiraheli gusa, izaba iri no ku isi hose. Mu isura ya 7 haba amasezerano yabo menshi meza cyane, kuko Imana yabavuzeho ngo ntibazongera kwicwa n'inzara ukundi cyangwa kubabazwa n'icyokere cy'izuba. Ibyo turatura gusanga mu mpanda 7 zavugijwe no mu nzabya 7 z'umujinya w'Imana. Ikimenyetso cya 7 umwana w'intama yakivugirije mu isura ya mbere y'iki gitabo cy'ibyahishuwe. Umwana w'intama avugije amenye ikimenyetso cya 7, habonetse abamarayika 7 biteguranye impanda 7 z'Imana kugira ngo bazivuze. Amakuru yo kumenwa kw'ibimenyetso 7 rero naho azarangirira. Azatangirira mu isura ya 6 yose n'isura ya 7 yose, akarangirira mu isura ya 8 mu verse yayo ya mbere. Kandi kugira ngo mubashe kubifata neza, ibimenyetso 5 byamenewe mu isura ya 6. Ikimenyetso cya 6 cyatangiye kumenerwa mu isura ya 6, ariko amakuru yari akirimo agaragarira mu isura ya 7. Naho ikimenyetso cya 7 cy'abamarayika 7 bari bafite impanda 7 cyamenewe mu isura ya 8 ku murongo wa mbere, kuko nari maze kubivuga. Hanyuma ikiza gikurikiraho niki? Ni ukuvuzwa kw'impanda 7 z'Imana. Kuvuzwa kw'impanda 7 z'Imana kuza gutangira neza na neza mu isura ya 8 ku murongo wa 4, kuko ku murongo wa 2 w'isura y'8, inyuma yuko umwana w'intama yari amaze kumena ikimenyetso cya 7 cyabonetsemo abamarayika 7 biteguranye impanda 7 mu ya 8 ku murongo wa mbere, ku wa 2 habanje kugaragara marayika w'Imana ukomeye wabanjije kubahagaritse bari abamarayika 7 bari bafite inzabya 7. Iwe yagaragaye afite icotero cyacuzwe mu izahabu mu kuboko. Icyo cotero cyarimo igicaniro. Icyo gicaniro acongeraho amasengesho y'abera, akinjirana mu rusengero rwo mu ijuru. Urusengero rwose rwuzura umwotsi. Abanza gukora umurimo wa gitambyi wo kosereza Imana imibavu ihumurira neza, ngo asohoke muri rwa rusengero. Abona guhangura abamarayika 7 bari bafite impanda 7 z'umujinya w'Imana. Izo mpanda 7 nk'uko twavuze ngo uyu munsi turabica ku mayange, turavuga mu ncamake, ntidusobanura icyavuye muri izo mpanda imwe imwe, ariko reka tuvuge uko byari bimeze. Uhereye igihe antikristo yari atangiye kubabaza ab'Isiraheli, imibabaro ya Isiraheli itangiye no kwica abantu bose mu mahanga n'indimi n'imiryango banze gushirwaho ikimenyetso cya 666, ijuru ryarababaye. Ijuru ngo ribabare. Imana niko gutuma abo bamarayika 7 bafite impanda 7. Yemwe ibyari muri izo mpanda byari ibyago Imana yari igiye gusuka ku isi kugira ngo ibabaze abana b'abantu kubera ibibi bariko bakora. Ari amagambo yo mu isura y'10 n'ikayinjijwemo hagati, kuko twari twavuze ko kuvuzwa kwa ziriya mpanda 7 gutangirira mu isura ya 8 ku murongo wa 4, ku
tukageza mu isura y'11 yose. Hanyuma impanda zine zavugirijwe mu isura ya 8, impanda 2 zivugirizwa mu isura ya 9. Contenu ibiri muri izo mpanda tuzabivuga ku wundi munsi, twakeneye ngo uyu munsi duce ku mayange gusa. Mu isura ya 10 rero Yohana yabonye marayika w'Imana ukomeye. Marayika w'Uwiteka aramubwira ngo niyasame agaburira akanwa ke, ahaze inda ye. Agatabo yari afite mu kuboko aramubwira ngo karamuryohera mu kanwa, ariko nigashika mu nda kamururire. Niko byagenze. Yohana yarasamye arakarya. Iyi sura ya 10 ntabwo ari isura ntoya, irimo ibintu bihambaye kuko irimo ubutumwa bwiza. Iyo turebye mu buhanuzi bwa Ezekiel tuzadusanga nawe Imana yaramubwiye ngo umwana w'umuntu asama, ugaburira akanwa kawe, uhaze inda yawe, uhaze amara yawe, ariko nurangiza ujana ubutumwa ku Bisirayeli. Yohana byavugaga yuko yari agifite gukorera Imana, kandi niko byamugendeye. Yararambye igihe kirekire cyane, yaje gupfa ari umusaza wari umaze guhaga iminsi. Mu isura y'11 rero nimwo havugiye impanda ya 7. Amakuru tuza tuyisangamo ni amakuru yerekeye Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, n'amakuru yerekeye babahanuzi babiri baza bitwa ngo imyelayi 2 ari bo Mose na Eliya, baje kurogoya imigambi ya Antikristo no guhangana n'umuhanuzi w'ibinyoma, ibitangaza yari ko akora. Kuko mu isura y'11 hazatubwira ngo umuhanuzi w'ibinyoma yari ko akora ibitangaza birimo kumanura imvura, birimo kumanura umuriro, ibitangaza bitari byoroshye. Intego ari kugira ngo yemeza abari ku isi ko Antikristo ari we Mana. Imana yabonye ko itarebera ibyo bintu, yohereza abahanuzi babiri, Mose na Eliya. Bamuhanuzi w'ibinyoma yakora ibitangaza, nabo bagakora ibindi bisa nabo. Kandi ibyo nabyo zatewe nk'uko twabivuze, nuko ku isi hariho abandi bantu aba baguma bumva ijambo ry'Imana muri kino gihe, bakarigira amabaza nkuru, amabaza mpari, bakaba abanyantege ngende bari kurikira bakaryirengagiza. Itorero nirizamuka bazicuza cyane, bazobabara. Niyo mpamvu igihe Antikristo azotegeka ko bashirwaho ikimenyetso cya 666 bazanga kugishirwaho bagapfa babizira. Niyo mpamvu Imana itazareka ngo isi icure umwijima burundu wakabuti, ahubwo izohereza abahanuzi baze kurogoya imigambi ya Antikristo no guhangana n'umuhanuzi w'ibinyoma bakora ibitangaza nk'ibyo nabo azoba ariko akora. Uko niko bizagenda. Hanyuma rero cya kiyoka cyakera arico mwanzi na Satani cyabonetse, cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10, kizatiza Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma imbaraga zo kugira ngo bice babahanuzi babiri Mose na Eliya. Bazobica, nibamara kubica imirambo yabo ntizashingurwa, hazoba hari impamvu. Murabona namwe ubu habayeho mondialisation, globalisation, isi yabaye rejo imwe, hamwe bitewe n'iterambere rya tekinoloji, aho usanga ubuhanga bwarongeretse, ari za mudasobwa, ari n'izindi nzira zose bakoresha. Iyo mirambo bazayishiraho kugira ngo abantu bose bayishungere. Bibiliya iravuga ngo bazohererezanya udushimwe kuko abo bantu bapfuye. Iyo mirambo izamara iminsi 3, ariko nyuma y'iminsi 3 Imana izayisubiza mwuka mu bugingo, bazahaguruka bazamuke batumbagire baje mu ijuru. Kintu kizatera isi ubwoba, kizaba igitangaza gikomeye cyane. Impanda ya 7 rero nivuzwa, naho nyine mu isura y'11 niyo ya nyuma. Iyo izagaragaramo ibintu byiza bitari ibintu by'ibihano, kuko igihe yavugijwe Yohana yabonye abera b'Imana bahimbaza izina ry'Uwiteka kuko yanesheje
kandi banezezwa n'uko ubwami bugarukiye Uwiteka Imana yacu. Mu isura y'12 tuzigamo amakuru y'umugore wa Yohana yabonye wari utwite, mu nda ye harimo umwana w'umuhungu. Kiriya kiyoka cyari kiteguye kurya uwo mwana, ariko Imana iramuhungisha. Mu isura y'13 nanone Yohana yabonyemo amakuru y'inyamaswa 3. Inyamaswa imwe ni Antikristo, inyamaswa ya kabiri ni umuhanuzi w'ibinyoma, inyamaswa ya gatatu ni cya kiyoka cy'imitwe 7 n'amahembe 10. Ikindi Yohana yabonyemo gihambaye nimuhagaragariye kiriya kimenyetso cya 666. Mu isura y'14 tuzigamo amakuru y'umwana w'intama ari kumwe n'abazantori 144 batoranyijwe mu nzu 12 za Yakobo. Mu isura y'15 habamwe ibintu bibiri. Icyambere nimo hagaragariye abamarayika 7 bari bafite inzabya 7 z'umujinya w'Imana biteguye kuzisuka ku isi. Ni nguko twabivuze kubyerekeye bari abamarayika 7 bari bafite impanda 7. 6 zarimo ibyago Imana yashakaga guteza bari ku isi ku mpamvu z'amaraso menshi yari kwameneka. Ziriya nzabya 7 zose ko ari 7 zarimo umujinya w'Imana gusa. Nyamara ikintu cya kabiri kigaragara mu isura y'15, Yohana yabonye abera b'Imana binjira mu rusengero rw'Imana guhimbaza Imana. Ariko kumenwa kwa ziriya nzabya 7 ku isi kwaje kugaragarira mu isura y'16. Mu isura y'16 niho bari abamarayika ko ari 7 umwe yagiye asuka urwabya rwiwe rurimo umujinya w'Imana ku isi. Kandi izo nzabya nazo zarimo ibintu bitandukanye, mwitegure kuzabyumva ubutaha. Isura y'17 Yohana yibonyemo ibintu bikurikira. Icyambere yabonye inyamaswa nini yagaragaye yinutse mu nyanja, abona yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10, abona yari hetse umugore w'umumaraya. Uwo mumaraya nawe niwe wari wiyoboye. Hari ukuntu Yohana yamubonye. Icyambere yabonye yambaye umwenda wera udaraye. Icya kabiri yamubonanye igikombe gitonyanga amaraso mu kuboko. Icya gatatu yamubonanye izina ry'amayobera mu ruhanga ryanditseho ngo Babuloni ikomeye, nyina w'ibizira byose byo mu isi. Yohana atangazwa n'ibyo bintu byombi. Agitangaye marayika wabimwerekaga aramubaza, utangajwe n'iki? Haramubwira ati, ntangajwe nuko mbonye iriya nyamaswa n'uriya mugore ariko simenye ibyo ari byo. Marayika yaje kumusobanurira idonido amakuru y'ibyo nabyo tuzayumva ku wundi munsi. Mu isura y'18 ijambo nyamukuru ni ukurimbuka kwa Babuloni ikomeye. Yohana yabonye Babuloni irimbuka, abona yuko bakoranaga nayo bagisohokamo bahunga. Ku murongo wa 4 mu ijwi rivugira mu ijuru rigira riti, nimusohoke muri uwo mudugudu ubwoko bwanje, mudasangira nawo ibyago byawo. Mu isura y'9 hari ibintu tuzahasanga ikintu nyamukuru n'ubukwe bw'umwana w'intama. Hariho haleluya 4 zatewe zivugirizwa mu ijuru. Buri haleluya yari ifite impamvu yayo, ibyo tuzabyumva. Hanyuma Yohana yumva ijwi rivugira mu ijuru rigira riti, nimwitegure gutaha ubukwe bw'umwana w'intama, kuko ahawe kwambika umwenda udaraye w'ubukwe, kandi uwo mwenda ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Hanyuma Yohana yabonye umwana w'intama, ifarashi yera yari imuhetse, abona afite inkota ityaye mu kanwa, amubona yambaye umwenda wera, abona ku kibero cyiwe handitse izina rivuga ngo ni Ijambo w'Imana, abona mu ruhanga rwe handitse izina rivuga ngo ni Umwami w'abami n'umutware utwara amahanga yose. Yumva havuga ijambo rivuga ngo iyo nkota yari afite ngo azayengesha amahanga mu nkazi y'umujinya w'Imana. Hanyuma abona yuko umwana w'intama amanukana n'abandi bera b'Imana bose bicaye ku mafarashi baza gutabara Isiraheli. Icyo ni cya gihe twavuze ko muri wa mwanya w'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe hazoba ari ku mwanya wo kurangira kw'igice cy'igihe.
twavuze ko mu ijuru ko muri uwo mwanya hazobaho kwambikwa kw'abera. Hari umurinzi wavuze ngo ubu jewe mfite ibyishimo byinshi cyane mu mutima wanje ko ngiye gutahuruka iwacu mu ijuru, ngo nzabona Imana Data mbone n'Umwami Yesu, ngo n'ingabo z'abamarayika zihere ko zinyakira. Yaravuze ngo nitumara kugera wese azana amakanzu ngo ayatwambike neza ageze no mubiri no ku birenge, ngo azozana n'amakamba ayadutamirize ku mitwe, ngo imibabaro yo muri iyi si ntabwo izongera kwibukwa. Ivensi yanyuma izivuga ngo zose nibirangira hazobaho kuramukanya, ngo duhoberane na Yesu duhuze imisaya tuti uraho wa mukunzi we, nawe atubwire ngo muraho bwoko bwanje. Imana ishimwe. Ngo dore ibyicaro mu ruhuki mwanesheje wa mugome. Ubukwe bw'umwana w'intama. Imana ishimwe. Hari wundi muri ibyo bavuze ngo turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujana umugeni wamwemeye, ngo azareba imyambaro y'umugeni ngo ariyo mirimo yo gukiranuka. Yaravuze ngo buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, ngo kuko buzatahwa n'abamarayika, ngo kandi bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Hari ahandi yavuze ngo abamarayika bazabaza Yesu ngo si uwo mugeni wakuye azaza ryari, ngo nawe akabasubiza ngo nimwihangane, ngo amakamba y'umugeni ntabwo aruzura. Ibyo byose tuzabisanga mu isura ya 20 y'iki gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Habamo amagambo 4 y'ingenzi. Ijambo rya mbere ni ingoma y'imyaka 1000 tuzabamo. Ijambo rya kabiri ni imizuko 2, muzuko w'abera. Ijambo rya gatatu ni marayika wabonetse wari ufite umunyururu, afata cyakiyoka cyakira ari cyo mwanzi na Satani agikingiranira ikuzimu kumara y'imyaka 1000, nguje kurangira kirabohorwa kiza kugerageza bamwe mu batarabera. Nico kintu cakane kibakoranyiriza mu ndego ya Harimagedoni, kibashora mu ntambara ya Harimagedoniya. Bazarwana natwe ariko tuzabanesha twinjire muri mirere. Sura ya 21 n'iya 22 zombi zazivugirwa hamwe. Amakuru abamwe n'isinsha n'ijuru rishya. Ikindi cya kabiri ni imanza zizashingwa zigacibwa. Ikindi cya gatatu ni ukuzasazisha iyi si akazi yindisha n'ijuru rishakaza iryakera akazi irindi rishya. Ikindi ni ukuzahindurwa kw'ibintu zose kubabisha. Ihema ry'Imana rikazamanuka rikabana n'abantu bayo. Ikindi ni Yerusalemu, wa murwa wera w'Imana, ururembo rwo mu ijuru uzamanuka kaza tukabubamo. Umugisha w'Imana ubane namwe. Ntabwo tubabwiye yuko igitabo cy'Ibyahishuwe twakimbye twagisesenguye twakinjiyemo kwari ukubatera amatsiko kugira ngo ubutaha tuzacige mu buryo bwo kukirondora neza. Ngaho mugira umugisha.